Marira menshi y'abafana b'ikipe ya APR FC nyuma yo kwishyurwa igitego bari batsinzwe n'ikipe ya Police FC bagenda bavuga bati Cucuri ni umugome, bagenda bamwifuriza ibintu bibi cyane bamubwira bati uruhuke n'ibindi byinshi bagenda barushyiraho. Icyambere wavuga watara wanje uravuga watara wanje so muvuga mubiki uva mubwira uyu musifu mani abanabare babuze ibyo bakora bakaza kuruhukira hano kuri APR bajya kuruhukira iwabo mu nzove mu ivumbi iwabo abivumbi n'imodoka yageze iranyagirwa ariko iki gitego ni ukuri kw'Imana ni cya Cucuri Imana izamuye uruko ridashira nicyo namwifuriza ni umugome n'ibindi byinshi bagenda barushyiraho bitari byiza cyane utagenda ubwira abantu. Abafana ba APR rwose ntibegeze bishimira na gato umusifuzi Cucuri ngo yongeho iminota myinshi ngo APR FC yakagombye kuba yabonye intsinzi, kandi iyo minota ngo bagiye bongeraho rwose ni minota wabonaga ko APR FC yagiye irya abana batoya bari abana bafata imipira aba boy bagenda bafata ibaro bakazihisha rwose. Ati iyo minota umusifuzi yagenda nayo ayongeraho. Ni match yari yatsinze igitego APR FC ku minota 36 wo bita Jibril Watara atsinda igitego cyiza rwose kiri mu bitego byiza bya saison rwose cyari igitego cyiza cyane, ariko igitego cy'agahebuzo wo bita Nsabimana Eric bakunda kwita Zidane atsinda igitego ku minota 90 bashyizeho minota 97 yari inyongera nyine bakinaga. Mugabo atsinda igitego rwose nka kapiteni etse uze wumve ukuntu yabwiye umutoza. Hari ahantu rero nahisanze nabwiye ko cyo ngiye kuri attack ko nabonaga cyabuze. Wamubwiye gute? Ngiye namubwiye kuri attack arabinyemerera. Ati jyayo byanyemereye n'ibiriho. Nose iminota aho yari igeze wewe ufite cyizere cyane. Hari muri surface bamwe ibitego. Tubwire dusobanure cya gitego kigenze gute? Ugitsinze gute? Twe abafana mwe bamwe niba nakibonye. Nukuvuga ngo nabwiye Yakubu adegaje aratinda. Yego. Sasa mitambwira David we arayidegaje mitambona kuri mwana ni muremure cyane. Uriya Prince. Yasotanye ba Clement arabasumba. Nicyo nakoze nagiye muri trajectoire ya ballon niruka. Urawufunze cyangwa uteye? Ntabyo gufunga. Muri roof. You can't stop. You can't stop muri roof. Mu gisenge ntabwo wayiteye. Mbonye unyanyagiye utitaye ko kwa jone wayibonye. Ntabwo ibyo nge bindeba bya jone. Si match imwe ngagaruka. Ariko byishimo nabibonye. Byishimo birahenda sidi. Nibyo. Uyu mukino muri rusange iyo mutsima mwari kubabara. Cyane. Ko ngira ngo wabibonye match ari 50-50. Barataga tukarata. Sibyo? So rero kuba tubonye inota rimwe nge ni ibintu binshimisha cyane. None igitego ari nge unagitsinze. Urumva natwagiye impamvu ni minota yatinze kurangira ari abakinnyi ba APR wa Mugaridi twagiye kurengura tubura baro nimwe ku murongo. Aso wamugarika akavuyo ka. Baro zose zari kandi mbace ni yacu. Baro zose abana bose bari bazibambuye. Ngiye kurengura mbona zose ziri mu maguru yabo. Mu maguru yabo. Icyo ngoza renge no kurwana nabo kujya mfate baro. Dosera ko rusiko ufite karita jaune gose nari mbizi ariko ngeretse Cucuri namwe dore baro zose abantu bazishize. Turakina gute se? Ariko ibyago by'abandi n'igishimo by'abandi niho mwungukiye kuko kara kavuyo iyo batakaza iminota ari kurangira kare. Rero nabo iminota batindije baro birabacanga mu mutwe naho birivanga. Mu birangira n'ubundi akibonye aza kubona ikarita y'umutuku uyu mukinnyi rwose bamusohora mu kibuga niya match itirangira aravuga ati ngewe rwose kuba natsinze igitego ati igitego kiraryoha. Ati iyaza kuba rwose namenye ko ari APR ngitsinze nyuma kubera emotion. Ati yo mbimenya mbere simba nasirebuye kuko APR FC niyo imba ku mutima nyuma ya Police FC. Uwo ni Eric Zidane rwose agenda avuga ati ntago mba nasirebuye bira bintu nakoze. Ati nibutse ko ari APR nyuma ati kubera ko igitego gishimisha ati nabyibutse nyuma. Uwo ni Eric Zidane abajijwe kubijyanye n'amakarita ati kugize ikarita y'umutuku ati igiye gutuma usiba umukino ati arani yandi y'umuhondo wari ufite abiri ati nayo uzayakomerezaho ku yindi mikino ati nustigira indi karita ubona ati kuri El Melek ati indi match kurikiyeho ntuzayikina.
Zidane aratungurwa cyane aravuga ati ya yandi y'umuhondo nayo ndacyayafite ubu, ati nuko bimeze. Bamwita Eric Zidane agenda asetsa abantu rwose ababwira ati ibi bintu ntago nari mbizi. Ni match rwose yari ryohera ijisho ariko yashimishije abareyo cyane kuko bo bahise bishima baravuga bati iyi ni ibyishimo kuri twebwe kubera ko twe dufite match ya Mukura ku cyumweru, ati niyo tuyitsindira bizaba bimeze neza, ati tuzaba tuzamutseho amanota, ati umukeba polisi yo tudahanganye rwose, ati tuzaba turusha inota rimwe kandi dufite undi mukino w'ikirarane, ati APR FC ati nayo izaba iri hafi aho nayo turi kugenda tuyirya isata burenge, ati dutunganye imikino tuyitsinze neza, ati tuzaba turi kumwe na gusa ibirarane ntago wabibara. Niba uri umukunzi wa Rayon Sport witonde cyane kubera ko ikipe ya Mukura iginanira Rayon Sport mu myaka nk'ibiri nyibonye igenda inanira Rayon Sport cyane cyane ikura ku bikombe, ati heruka kwitsinda ku gikombe cy'amahoro nabwo ku gitego cyatsinzwe n'uwo bita Biramahira Bedi kitavuzweho rumwe bavuga bati yaroroje, ati rero gutsinda ikipe ya Mukura biba bigoye cyane. Rayon Sport rero yakoze imyitozo nayo yitegura umukino, turaje tubigarukeho ntugarukire no kuri 11 babanje ku mpande zombi, haba ku ruhande rwa APR FC ku ruhande rwa Police FC. Ngende nkubwira abakinnyi ese uyu mutoza abatoza bombi bari babanjemo abahe bakinnyi. Rayon Sport rero nayo yakoze imyitozo ya nyuma rwose yayikoreye mu Nzove bitegura iyi kipe ya Mukura Victory Sport bazakina ku munsi wo ku cyumweru kuri Kigali Pele Stadium ku isaha isa 9. Iyo ni match rwose ugomba kuba witeguye ko iyi kipe izaba zimeze neza zose zihagaze neza. Ni umukino dutegereje kureba ese bizaba bihagaze gute. Byose ndaje mbikubwire nge Ndesipi Panda, iyi ni Panda TV Rwanda. Kola like ukore comment ubundi ureke ikiganiro kirangire, niba uri mushya ukore subscription ureke ikiganiro kirangire, nibyo mba ngusaba nibyo bibiri. Reka mpite ntera kuri iyi match ya APR na Police FC. Kuri line up abakinnyi babanjemo match yabaye ku isaha isa 9. Adolphe yari mwizamu ku ruhande rwa APR FC, Adolphe goalkeeper yari mwizamu na 32. Clement uyu yari afite nimero 17 yabanjemo, Yunusu nimero 28 yabanjemo, Bugingo ni Bugingo Hakimu uyu yari yambaye nimero 15, Byiringiro Gilbert yari yambaye nimero 18 yari arimo, Sekikanda nimero 19 yari gukina 6, Ruboneka kapiteni yari yambaye nimero 27 yari gukina kuri nimero 8, abo bita Dauda Yusufu yakinaga yambaye nimero 8, Watara yari yambaye nimero 10, noneho Mugisha Gilbert Gilbert yari yambaye nimero 11, William Togi yari yambaye 35. Ngikipe yabanjemo ababencheni n'ubundi niba bandi basanzwe, hari uwo bita Iva Ruhamya Nkiko, Fitina Ombolenga, Claude hakina, hari uwo bita Lamini Ba, hari abakinnyi ba Pacifique ba Kiwanuka, abakinnyi barimo ba Mamadusi ba Iraguha Haji, bose bari kuri bench. Ibyo nibyo nagenda nkubwira ku ruhande rwa APR FC. APR FC yakinnye irakina yatakizamu kabona ko igerageza ikatakizamu rya Police FC ariko abazamu bakitwara neza, Police kataka abazamu bakitwara neza, ubona ko ikipe zose zafunguye umukino zirakina ariko hakajya habamo icyo kinyuranyo cyuko izamu kuribona bibagenda bigorana. Ku nota 36 ubita Djibril Watara yaje gutsinda igitego cyiza cyane, abantu rwose bagiye bavuga bati iki ni igitego cy'umukinnyi w'umuhanga gishobora no kuba igitego kizaba cyambere mu bitego APR FC yatsinze cyangwa se muri shampiyona y'u Rwanda. Atsinda igitego cyiza cyane kiza guhesha inota rimwe APR FC, ariko byanagaragaraga gafite umukino ariko gutinza iminota no kugenda babika imipira bituma umusifuzi iminota yari yashyizeho akomeza kugenda yicuma kugira ngo iminota yagiye itakara yongerweho. Niko iyi kipe ya APR FC yaje gutsindwa igitego rwose ku munota 97, uwo bita Nsabimana Eric Zidane aza gutsinda igitego cyiza cyane ku munota 97 nyine baza kunganya ubusa ku busa, nako match yasirangira. Uyu mukinnyi Eric Zidane wari umaze gutsinda igitego bahita bamuha ikarita y'umutuku rwose kubera ko yagiye mu bafana ajya gusereburiramo akuramo imyenda, ubona ko byari biri hejuru cyane, baravuga bati ntago twabyihanganira, bamukubita ikarita y'umutuku. Ese polisi yo yari yabanjemo
rero abahe polisi yo n'ubundi ntitwagenda tutavuze abakinnyi bari babanjemo ku ruhande rwayo dore ko yari nafite abakinnyi benshi bari bafite ibibazo kubera amakarita ibindi by'uburwayi. Harabanje mu izamu uwo bita Patience niwe wari mu izamu na nimero 18. 17 hakinaga uwo bita Udahemuka. Kuri nka kapiteni hari Eric Zidane warambaye 27. 15 hakinaga uwo bita Chimezi, nimero wari wambaye nimero 4 yari yitwaga Yakubu, nimero 7 yitwaga Chilongozi, nimero 19 ni Pichu, nimero 8 bamwita Rihonare, nimero 21 hakinaga nimero 21 wari wambaye 21 bamwita Akwitonda Alebaka, nimero 40 bamwita Elkson, nimero 30 bamwita Ani Elijah niwe bari wakinnye rwose. Hare kuri bench harebo bita ba Samuel ba Jaberi ba Kategea yari kuri bench, Christian Kamanzi uwo bita Rudasingwa Prince cyangwa na Simoni, abo ngabo Rudasingwa Prince na Simeo bose baba bari kuri bench. Ngiyo ikipe ya polisi yari yabanjemo rwose yitwara neza. Abafana ba PLFC barangije match umutima bari ariko banarira cyane bavuga bati Cucuri ni udutanze no match, ati uyu Cucuri rwose ati ni umugome, ati dukora ibintu bibi cyane. Bagenda barira cyane bavuga bati ibi ntibyari bisanzwe ko umusifuzi nk'uyu ashyiraho iminota iyo yashyizeho ikagenda irenga, nawe akakubwira bati iminota nimwe mwagiye mutuma irenga iba myinshi, ati ni nayo mpamvu muhanwe bigeze aha. Ngiyo APRFC itakaje amanota yayo, banyiragasazi baravuga bati bavuga amagambo akomeye atari na meza cyane, bavuga bati uyu musifuzi ni umugome ni umucuyi cyane. Nguko uko barangije match, nguko uko birangiye. Gusa Zidane we yari yishimye cyane agenda atangaza amagambo avuga ati mbega igitego kiryoshye, ati ngikubise muri rufu. We yavugaga ati ni muri rufu mu gisenge nguwo bita Zidane. Rayon Sport rero yakoze imyitozo, abakinnyi bayo bose Rayon Sport barahari, abakinnyi bari baragiye mu mvune, bari bafite ibibazo by'imvune baragarutse, ba Yusudianye baragarutse, abo bita ba Habimana Yves baragarutse, ba Habimana Mugisha Didier baragarutse, Bamugisha Yves baragarutse. Abakinnyi bose bameze neza, ubona ko squad yose ya Rayon Sport irahari rwose, bameze neza. Umukinnyi wese bakwifuza gukinisha azaba ahagaze neza kandi biri mu buryo bwabo. Mukura rero sinzi ko yava mu majyepfo ikaza kuri Pere ikaza kongera kwatsindira Rayon Sport, ibyo ntago byakumvikana neza mu gihe Rayon Sport yaribonye uburyo bw'ubundi bwo kwegera zino kipe zarayisize cyane. Rero ni uburyo bwiza bwa Rayon Sport buri mu buryo bwayo, kubera ko umukino irawufite neza cyane. Gutsinda polisi gasigari kurusha inota rimwe mu gihe polisi yayirushaga nk'amanota arenga 8 10, rero Rayon Sport ikaba yakuyemo yose. Ni ibintu byiza cyane kuri yo, hakaba haba hasigayemo inota rimwe. Nta kujenjeka rero kuri match yo ku cyumweru ku isaha y'isa 9, kandi akanyenyeri 9 gatatu 9 akanyenyeri gatatu akanyenyeri 1 urwego, ubundi wigurira itike yawe hakiri kare. Ni 3 ibihumbi 5 ibihumbi 15 n'ibihumbi 30 kuri match ya Rayon Sport. Ngibyo byo nagenda nkubwira. Gusa ikindi nagenda ntakubwiye nuko Rayon Sport abakinnyi bayo bari tayari bameze neza. Ubu yabanzamo n'abakinnyi barimo mwizamu wo bita uwo nakubwira Kwizera Olivier ahagaze neza. Kuri kabiri hari uwo bita kabiri ya Rayon Sport harimo uwo Mukiza Obedi ashobora kuyibanzamo, cyangwa se kapiteni wa Rayon Sport bamwita Akabange Nshimiyimana Emmanuel. Noneho kuri gatatu hagakina uwo bita Ganijuru Eri. Noneho kuri gatandatu bagakinisha uwo bita Rishari. Ku 8 bagakinisha Bigirimana Abedi agakina 10. Imbere ye hagakina uwo bita Tamwe Gloire. Noneho uruhande rumwe rugacaho uwo bita Didier, urundi rugacaho uwo bita Azizi Basane cyangwa se uwo bita Asumani akataka. Ngiyo Rayon Sport imeze neza igororotse twagenda tubabwira, cyangwa se akajyamo Jesus, uwo bita uyu Jesus akazajyamo, noneho uwo bita Azizi Basane akaza simbura. Ngibyo byo nagenda nkubwira kuri Rayon Sport kubijyanye na 11 bayo bagororotse bameze neza. Ese biraza kugenda gute? Reka dutegereze ku munsi w'ejo. Ese match iri mu buryo bwande iraza kuba irangira gute? Ngende SP Panda, iyi ni Panda TV Rwanda.